Inkuru y'urupfu rw'umwami yari ikomeje gucicikana mu ngoro hose. Ikibazo cyari cyarenze ku rwego rusanzwe cyabaye gikomeye. Kubera ko Eliadeke yarapfuye mu buryo butunguranye, hibazwaga ikigiye gukurikiraho. Nibyo koko bagombaga kumushyingura nk'uko byagendaga ku bandi, ariko nanone ntiyari yarigeze yerurira rubanda ngo avuge ko umwana uzaba umwami ari Takeshi. Icyakora rubanda bo bari bazi ko nyine Takeshi agomba kuba umwami mu cyimbo cye, kuko yarushaga murumuna we Rijava iminsi y'amavuko, kandi bakaba baramwikonderaga. Umwamikazi Dajina akimenya ko umwami apfuye akagwa mu nzu yaberagamo inama, kuko yari yamuroze abizi ikimwishe, yahise aza yiruka nawe aza nta kurira, gusa nyine agerageza kugaragaza ko afite agahinda. Yaje aho abona bose byabacanze babuze icyo gukora. Yahise atanga amategeko bafata umurambo w'umwami barawambika. Yanategetse ababaji gukora isanduku nziza cyane yagombaga gushyingurwamo, nayo batangira kuyikora bihuse. Hirya no hino abantu bari batangiye kuvuga amakuru ya nyayo n'atari nyayo, bavuga ku cyaba cyishe umwami wabo. Wa muja Bekari aho yari ari yaganirije abandi baje abongorera ati, umva, umwami nta bandi bamuroze batari Takeshi na Dajina. Kubera ko umwami atabakundaga akikondera umugore wa kabiri ari we Rizande, kandi akaba yakundaga cyane igikomangoma cya kabiri Rijava kurusha Takeshi, niyo mpamvu bamwishe ngo bahite bafata ingoma, maze ubugome bwabo bwose bafite bugaragariza uriya muryango. Kandi rubanda bakundaga Takeshi na Dajina. Ubu se nibamenya ko aribo baruzi umwami ntibari buze kubanga? Ubundi se Rijava aratuza yemere kuyoborwa n'umuhungu wishe se? Utwo tubazo yibarishaga abo baje bagenzi be yigize intyoza, ntiyarazi ko turi bumukoreho. Takeshi akimara kubona umwami apfuye, umuntu yaganirije bwa mbere n'iteka gusa wa mugaba mukuru w'ingabo, wa undi wemeraga ko bagambana. Yari yaramusezeranyije ko umwami Eliadeke napfa akamusimbura azamugira wa kabiri ukomeye nyuma ye. Yahise amuha amategeko aramubwira ati, igihe cyawe cyo kuba uwa kabiri kuri njye cyageze, bityo rero ishyira abamaneka ahantu hose, utoranye abaja gusa hamwe n'abagaragu, ubabwire bakomeze gukusanya amakuru. Umuntu umvuga nabi cyangwa ukavuga nabi mama wanjye Dajina umushyire ku rutonde. Nimara kwambikwa ikamba abo bose bagomba kuzapfa. Teka yaragiye kuba umuntu ukomeye mu bwami. Yagombaga no kumvisha abantu ko umwami yishwe n'indwara y'umutima, katari ukurogwa nk'uko bamwe bari batangiye kubihwihwisa. Muri abo baje Bekari yaganirizaga yigize umunyamakuru w'ibwami, hari harimo amaneko bari basezeranyije kuzabohora akisubirira iwabo, kuko yari yaragizwe umucakara kubera icyaha iwabo bakoze. Mu cyimbo cyo guhana ababyeyi be bamuzanye ibwami ngo aze abahabaye umucakara, mbese ari umuja ariko yishyura amakosa y'ababyeyi be bari baragomeye umutware, bakajya banga gutanga amaturo igihe kirekire. Ntibyarangiriye aho, Bekari yahise ajya kuganiriza nyirabuja Rizande. Rizande yari ari kurira yaboroze. Umwami wari uriho yaramukundaga cyane, ari umugore ukundwa akazwa kurusha Dajina. Yumvaga ntasigaye kuko umwami niwe wari umubesheje ibwami, niwe wamukundaga gusa kuko abandi bamwangaga nk'umugore wa kabiri waje gutuma Dajina watangaga ibitekerezo byiza harikwa, kandi ari umwami wa mbere akaba se wa Eliadeke yasize ahaye umugisha wo kuzaba umwamikazi. Bekari yaraje aramuhumuriza, batangira kuganira. Rizande aramubwira ati, ndabizi nta bandi bamwishe batari Dajina n'umuhungu we Takeshi, kandi intego yabo niyo guhagarika ubukwe. Bari babizi neza ko umwami agiye gushyingira Rijava akabana na Rabeyi, ariko kuko Takeshi akunda Rabeyi nawe yahisemo kwica umwami ngo atabakorera ubwo bukwe. Bekari we n'ubundi yumvaga yashyushye ashaka kubwira abandi baje icyatumye ibyo byose biba. Nyuma yo kuzanira umwamikazi akadivayi ngo abanywa agerageze kwihangana, Rijava yahise yinjira amerewe nabi, asaba Bekari kuba agiye hanze akaganira na nyina bisanzuye. Nta kindi yakoze, akigera hanze yagiye kureba abaja bacuti be, atangira kubihera amakuru y'imvaho. Yarababwiye ati, umva rero uko bimeze, murabizi neza ko umwami yasabye abahungu bombi kwishakira abakunzi. Nabo bati yego, ndiko byagenze. Rijava yamubonye mu bwami bwa Tibote mu gihe Takeshi wari agikomeje kumushaka. Bekari ati, ntacyo muzi rero, muzi uko byagenze se? Bamuhaye rugara arakomeza ati, Takeshi we na nyina baruze Eliadeke kuko Eliadeke yifuzaga gukorera ubukwe Rijava. Nabo bati, kagira inkuru rero. Baramushimagije batari kuba ufite inkuru, erega twibwiraga ko uzaba umugore wa Rijava kuko mama wagukunda cyane nkaho utari umuja. Ibyo byatumye akomeza kubabwira ibintu byinshi by'amabanga yo mu rugo rwo kwa Rizande, anabiyemeraho cyane ngo abereke ko abarenze. Rijava we yaragarutse ameze nabi. Mu by'ukuri nubwo aritabiriye inama yarakirwaye, noneho kuba ku munsi wari wabanje yari yagiye guhura na Rabeyi kandi atarakira, byari byatumye amera nk'aho arembye kurushaho. Nuko yihagararagaho bya gisore yarakiremerewe. Umwami yari yapfuye kandi umwamikazi ahari, ni ukuvuga Dajina, n'ahandi umurambo wari kujyanwa. Yasobanuriye Rizande uko byari byagenze mu cyumba umwami yari yapfiriyemo. Nyuma y'uko Dajina asabye ko bazana ibitambaro bakamworosa ndetse agasaba ko bakoresha isanduku, Teka ubwo yabonye bikomeje gucanga bari aho, dore ko yari ari guhuza na Takeshi na Dajina, abizi neza ko bagiye kumugira minisitiri w'intebe. Arababwira ati, mwese murabizi ko uyu mugabo apfuye yari afite abagore barenze umwe, umurambo ujyanwa ku mugore mukuru kugira ngo indi mihango ibitegurwa.
Umwami rero kuko atanze turamujyana mu rugo kwa Dajina dukora inama y'ibindi birakurikiraho. Rijavi wakekaga ko ari bo bamuroze kumva ko n'umurambo ari wari ugiye kujyanwa byaramukorogoshoye, yumva arembye kurushaho, ahita yisangira nyina wariraga ngo barirane bahumurizanye banaganire ku cyo gukora. Yamusobanuriye ibyo byose birimo ko Teka yari yafashe ijambo n'ukuntu Takeshi na Dajina bari gushakisha agahinda ariko mu maso ntibigaragare neza. Rizande yaramuhobeye aramubwira ati mwana wanjye sinzi icyo nakubwira, nta nama n'imwe nakugira kuko nanjye sinzi icyo gukora. Dutegereze igihe cyo gushyingura kigere tumushyingure mu cyubahiro, ibindi wenda tuzabiganiraho nyuma. Bibukiranyije ukuntu yabakundaga, Rizande aramubwira ati nkurikije uko yakurataga ubutwari n'ubwitonzi natekerezaga ko rimwe azandura ko ari we uzaba umwami. None ntabwo byashoboka ngo abandi basirikare babyemere kandi Takeshi na Dajina aribo bakundwa na rubanda. Ikintu dukwiriye gukora rero ni ugushaka uko tubangisha abasirikare na rubanda. Dushaka abasirikare babizerwa duhere ku bandinda ndetse n'abakurinda, tubabwire ubugambanyi Takeshi na Dajina bakoze bakica umwami. Abo wenda bazabimenyesha abandi bumve ko nta keza kawo, maze turebe ko byagira icyo bitanga muri rubanda, akaba ari wowe wifuza ko babera umwami. Kandi ibyo ngibyo byakunda. Rijavi wari wirwariye yumvaga atabona imbaraga zo guhangana na Takeshi wari ushyigikiwe kandi yanishe se wari umwami. Yabwiye nyina ati sinzi ibyo bintu niba nabibasha, singiye gukora ikintu cyanyicisha, n'ubundi sinavukiye kuzaba umwami. Iyi ikosa Dajina yakoze akiri umugeni atarikora sinari no kuvuka. Ni wowe warabaye umugore w'umwami kuko wowe waje nk'utari warateganyijwe. Ubwo rero nzajya mbashimira ko amakosa yawe yatumye mbaho. Nyina ati ibyo bireke, none se n'ibikosa rya nyina ryaratumye nshakira ibwami nkakubyara, nturi kubona ko nanone ikosa rye ritumye umwami apfa? Ese uratekereza ko uzagira amahoro kandi Takeshi akunda Rabeye yishe so kuko yifuzaga kumugushyingira? Kuki udashaka kurwanira intsinzi ngo ube umwami ngo tuzabone nuko twihorera kuri aba bagizi ba nabi? Ubwo yahise ahamagara abasirikare be 6 bari basigaye barimo 3 ba Rijavi, ababwira ko Takeshi na Dajina aribo baroze umwami. Yabasubiriyemo inkuru z'uko nyuma y'imyaka irenga 24 atarya ibiryo byaho, inshuro imwe gusa yabiriyeho yahise apfa. Ibyo yabivugaga nka gihamya y'uko umwami yarozwe. Yabasabye kubimenyesha abandi basirikare baha ibwami bose bakamenya ko burya Takeshi na Dajina aribo bishe umwami rubanda bakundaga bamuziza ko yendaga gukorera Rijavi ubukwe. Abo basirikare barabimwemereye ariko bamwe mu mutima bumva batari bubivuge. Bakiri aho inzogera z'ibwami zaravugijwe ngo abaho bose bateranire mu mbuga ngari bahabwe amatangazo. Abo basirikare Rizande yaramaze kuvugisha nabo bagiye bajyanye n'abandi, nyamara Rizande na Rijavi bo basigara mu nzu barira. Bekari yagiyeyo ariko asabwe kuza gutega amatwi neza ngo aze kubumvira aze kubaha amakuru nyuma. Umugaba mukuru w'ingabo ari we Teka niwe wari ugiye kugira icyo abatangariza. Yabwiye abantu ko umwami yishwe n'indwara y'umutima yari arwaye, ariko akaba yari yaranze kwibwira abaturage ngo badakuka imitima. Yarababwiye ati tubabajwe no kubamenyesha urupfu rw'umwami twakundaga Riyadeki, yishwe n'indwara y'umutima yaramaranye igihe. N'umwami utifuzaga kubahamura yanze ko mwese mumenye ko afite iyi ndwara. Uyu munsi bibaye ngombwa ko ava mu isi y'abazima, ariko nimuhumure umusimbura arahari. Napfuye gutyo gusa kuko yasize umuhungu wo kumusimbura. Ndetse turabamenyesha uko gahunda zo gushyingura ziragenda. Ntimukomeze gukwirakwiza ibihuha bitandukanye n'aya makuru dutangaje kuko arizewe. Yasoje kubivuga ajya kubwira Takeshi ko yamaze guha rubanda amakuru y'ibanze. Takeshi yaramushimira amubwira ati umwanya wawe urawukwiriye rwose, nushaka utangire kwiyumva nka minisitiri w'intebe. Aho kwa Dajina umurambo wari uri hari hateraniye abajyanama, abari bahagarariye abasirikare n'abandi banyacyubahiro bose b'ibwami. Mu gihe bari bahanze amaso Takeshi ngo avuge ku munsi bari gushyinguriraho umwami, abo bagombaga kubimenyesha abo mu bundi bwami bakaza kubatabara, iminsi ikiriyo cyari kumara n'uko rubanda bagombaga kwitwara muri iyo minsi, we yavuze ikintu gitunguranye. Yabwiye abo bajyanama n'abakuru mu bya gisirikare ndetse n'abanditsi bari muri icyo cyumba ati umwami wari uri haratanze kandi umurago w'ingoma arahari. Ikigiye gukurikiraho nta kindi ni ukunyimika nkambara ikamba, umwami nawe agashyingurwa mu cyubahiro. Muri iyi minsi dufite abanzi impande zose. Abanzi bacu barimo Sonaka ukomeje kutwendereza, dore ko mu nama zose twahurizaga ku kuba ashobora kuba afitanye umugambi n'ubundi bwami ngo badutere badukureho bigarurire ubwami bwacu. Bumvise ko Riyadeki yapfuye bakwishima, baza kudutabara nibyo, ariko baba baje no kutwishima hejuru no gushoza intambara, bigatuma data adashyingurwa mu mahoro. Nubwo bwose turi ubwami bukomeye, hagize ubwami budufatirana n'aka gahinda, twatakaza abagabo benshi mu rugamba. Niyo mpamvu umwami arashyingurwa mu gitondo cya kare, hagakurikiraho igihe cy'ikiriyo, kandi ntitwashyingura umwami tudafite undi. Umujyanama mukuru yatanze igitekerezo, abwira Takeshi ati nibyo koko ukwiriye kuba umwami, nta n'umwe ubihakana, ariko se birakwiriye ko tukwimika kandi undi mwami agihari? Takeshi yarakaye ati gushinyagura, ariko nawe ati so gushinyagura nyagasani, kuba atarashyingurwa bivuze ko agihari.
ubundi umwami mushya yimikwa ari uko icyunamo kirangiye kandi kimara iminsi 14, nibwo nawe twazakwambika ikamba, kuko twazaba dushoboye kwirengagiza ibihe by'agahinda kugira ngo tukubone ko tukwambika ikamba twishimye. Erega abantu baba bakiri mu gahinda, kandi undi mwami akwiriye gushyirwaho batangiye kwiyakira, bakabona uko bamukomera amashyi bibavuye ku mutima, bagaragaza ibyishimo. None urumva bagaragaza ibyishimo bate kandi mu mutima batarakira agahinda k'umwami wapfuye? Takeshi ati noneho mwumva uko bikwiriye kugenda, kandi ibyo mvuga ntibigomba kuvuguruzwa. Teka yari aho amushyigikiye kubera isezerano yari yahawe, nawe yifuzaga ko rwose umwami mushya ashyirwaho vuba akazamurwa mu ntera akibera minisitiri. Takeshi yarakomeje ati umwami azashyingurwa ejo, kuko ab'ingenzi bo kumushyingura twese turahari. Icya kabiri, tuzamuririra iteka ryose mu gihe tuzaba tukiriho, na sogokuru wapfuye ntaravuka turacyamuririra kandi amaze imyaka apfuye. Kubw'ibyo ikiriyo kiramara iminsi 2 gusa, maze dukomeze tumuririre igihe cyose. Dufashe ibyumweru 2 tugahagarika imirimo ngo turi kumuririra, byatuma abanzi bacu badufatirana. Kandi muzirikane ko kumara igihe kinini turirira umuntu bitamugarura cyangwa ngo bimwongerere agaciro mu gihe yapfuye atagafite. Ndetse kumuririra iminsi 2 gusa ntibyakuraho ko yapfuye ari umunyabigwi, ntabwo byasiba ibikorwa byakoze. Bamwe bashatse kutabyemera, Teka bareba nabi. Ikibabaje, Elizande na Rijave bari bibiriye mu nzu bari kurira ubwoba bwabishe. Mu gihe bibwiraga ko abasirikare barabafasha kumenyekanisha ko umwami yishwe n'uburozi kuko yari yari ibyo kurya kwa Dajina, bari bamaze kubwirwa ko yishwe n'umutima batuje. Bamwe muri bo nibo bagiye bavuga utugambo gake gake, batazi ko bamaneko buzuye ahantu hose. Suko abantu benshi batatekerezaga ko umwami yishwe n'uburozi, ndetse Bekari yarakomeje kubikwirakwiza mu baje no mu bagaragu bagenzi be, ariko ntawe ari kubivugira ku mugaragaro, kandi igisubizo cya nyacyo cyari cyatanzwe. Buri wese yagombaga kuvuga ko ari umutima wamwishe, nubwo ari kuba yamwiboneye ry'uburozi. Uwari kubirengaho nta kabuza ari kwicwa igitaraganya. Abandi bami iyo batangaga hacagamo iminsi, umurambo bakawubika neza, bagategereza ko abami bo hirya no hino babanza kuhagera cyangwa se babahagarariye bakahagera. Nyamara Takeshi yarategetse ko ashyingurwa mu gitondo gikurikira, ndetse rubanda bahi bwami barabimenyeshejwe ko umwami agiye gushyingurwa mu buvumo bwashyingurwagamo abandi bami ku munsi ukurikira. Bose barabibabyibazaho, biciraguraho amagambo ari menshi, gusa bongorerana ntawe wabivuga ngo abisakoze. Mu museso wa kare umwami Yadeke yarashyinguwe, bigera saa 6 imihango irangiye. Takeshi abifashijwemo na Teka wari ukomeje kumvisha abasirikare ko Dajina na Takeshi batagira amakosa, banzuye ko agomba kwimikwa ku munsi ukurikira. Abasirikare benshi bari ku ruhande rwabo, abaturage n'abaruko. Abenshi bemeye badashidikanya ko ubwo nyine umwami yararwaye umutima, bigendeye ku kuntu bakundaga Takeshi na Dajina, bumva ko ubwo batakora igikorwa cyo kwicira umwami. N'ababyemeraga ko yarozwe, noneho bumvaga batayoborwa n'umuhungu wo ku mugore wa kabiri wajyaga ku rugamba agatari intera atanarwanye ngo yakubiswe na bagenzi be. Teka yari yafashe n'abaturage barenga 3, abasezeranya ibintu byinshi, abasaba kumvisha bagenzi babo ko nubwo Takeshi yaba ari mu makosa ate, ari we wayobora neza ko kuyoborwa na Rijave w'ikigwari ubwo ku mugore wa kabiri warezwe baje yakundwa n'umwami. Naho Takeshi we akaba ari umwana wakuze yumva ko akarengane kabaho, uko abana batawe na base biyumva n'abagore batawe n'abagabo babo. Mbese Takeshi bamufataga nk'umuntu wakumva ubuzima bw'abaturage bo hasi akagira icyo bukoraho kurusha Rijave warezwe nk'umutesi, dore ko ari nako bamuvugaga ngo cya gikomangoma cy'igitesi cyo kwa Elizande. Ku munsi wakurikiyeho bwa mbere mu mateka, umwami yimitswe ikiro kitararangira, ibintu byari birimo akavuyo. Yimitswe rubanda bababaye, bibwiraga ko iyo minsi 2 yari yatanzwe yo kumuririra ari buyubahe, ariko mbere y'uko irangira baramwimitse abo umwami. Akiba umwami yafashe ijambo aravuga ati si ngombwa ko dukomeza kwibaza byinshi ku kubikiriyo no kwambikwa ikamba byihuse. Urupfu narwo ntiruteguza, hari byinshi bikeneye kwitabwaho kandi ntibyakorwa nta mwami uhari. Nifuza gufatirana igihe nkusi ikivi cya data. Yari umwami mwiza utifuzaga guhamura abaturage be. Ni umwami mwiza wanze kubabwira ko arwaye umutima kugira ngo mudahangayika. Apfuye kigaba atanduranyije. Nge rero si ukubakura imitima, gusa mukwiriye kumenya ko apfuye tukiga ku kibazo cy'ubwami bwifuza kudutera. Ese murashaka ko duhagarika ibikorwa byose, maze mu gihe twaba tukiri mu gahinda tukubikirwa n'ubwami bwiyunze na Sonake bushaka kwigarurira ubwami bwacu? Yarakomeje ati baturage nkunda kandi munkunda, ese mwifuza ko duterwa tugatsindwa, abagore n'abakobwa bacu bagafatwa ku ngufu, abagabo, abana n'abageze mu zabukuru mukicwa, abarokotse mukajyanwa kuba bacakara mu bwami bwa Sonake ushaka kwigarurira ubu bwami? Nabo bati hoya. Takeshi noneho yafashe umwanya arahirira kuba umwami, mu gihe Elizande na Rijave bagahinda kari kose bahagaze hirya. Yarababwiye ati baturage b'igihugu cyanjye, umuryango mugari w'ubu bwami, mwebwe mwakundaga umwami Yadeke, mpagaze hano imbere yanyu mu gihe cy'agahinda, ariko nanone mu gihe cyo guhitamo icyerekezo dukwiriye kuganamo.
ndahiriye imbere yanyu ko icyemezo cyo kunshyiraho nk'umwami kitashingiye ku kwihutisha kwica gahunda z'ikiriyo, ahubwo cyashingiye ku kurinda igihugu cyacu, umutekano wanyu n'icyubahiro cyacu. Nta muntu wavuga ngo mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri cyangwa se ukwezi cyangwa mu mwaka azaba ashize agahinda ko gupfusha. Oya, agahinda kamara igihe kinini, abapfushije barabizi. Hari ubwo wanagapfana ukagira igihe cyo gupfa ugifite agahinda ko wapfushije. Ntimutekereze ko hari iminsi ikwiriye yo kunamira uwapfuye, ahubwo tuzamwunamira iteka ryose. Mu mitima yacu tuzahora tumwunamira. Abaturage bamukomeye amashyi baramwizera, bizera ko bazakomeza no kumuririra mu mitima yabo, kagahinda katamarwa n'iminsi y'ikiriyo gusa. Yarakomeje ati, ubu turacyari mu cyunamo cy'umwami Eliyadeki, umubyeyi, umuyobozi, umwami wari intwari. Ntikirangiriye ku mihango yo kumushyingura, ahubwo kigiye gukomereza mu mitima yacu no mu bikorwa tuzakora tumuhesha icyubahiro. Kandi nubwo twamushyinguye hakiri kare, nta na rimwe tuzibagirwa ubutwari bwe n'urukundo yadukundaga. Ndahiye ko nta gikorwa na kimwe kizangirika ngo nuko twagabanyije igihe cy'icyunamo, kandi ndababwiza ukuri ko atari uko twirengagije agaciro kacyo. Twabitewe n'inshingano ikomeye yo kubarinda mwebwe baturage, kugira ngo tutazafatwa n'umwanzi tukiri mu kababaro. Icyo twakoze cyari ngombwa, cyari icyo, kandi cyari icy'inyungu z'igihugu cyacu. Ndabasezeranya ko mu gihe nzaba nkiriho ndi umwami wanyu, nzaharanira ko nta muturage n'umwe uzaba ahangayikishijwe n'abanzi bashaka kwigarurira ubwami bwacu barimo Sonake duherutse gutsindira ku mipaka, kandi afite abandi bagambanyi bafatanyije ubundi bwami bwifuza kuturwanya. Ariko tuzabatsinda bose. Abaturage bongeye kumuha amashyi. Yarakomeje ati, ndahiriye ko ubutegetsi bwanjye butazaba ubw'igitugu, ahubwo ko buzaba burimo ubutabera. Ndahiriye imbere y'Imana yacu, imbere y'abakurambere bacu, n'imbere yanyu mwese, ko nzaba umwami ukwiriye icyubahiro n'icyizere mwangiriye. Nzarwanira igihugu cyacu kugeza ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwanjye. Nzarwanira amahoro yanyu, nzarwanira icyubahiro cy'igihugu, nzarwanira icyizere mwangiriye. Nimumpere umugisha aka kanya ko gutangira kubakorera, kuko nzatuma igihugu cyacu kiba icy'ubutwari n'icy'amahoro. Ndabirahiriye. Abaturage bo ntibagoranye, bakomye amashyi menshi cyane. Bumvise ibyo babwiye birimo ukuri kwinshi. Nabo barabyumvaga ko bakwiriye kurindwa umwanzi, ko badakwiriye guheranwa n'agahinda k'ikirongo, bibagirwe ko abanzi babo nka ba Sonake bashobora kubatera babatunguye isaha ku isaha. Kuri uwo munsi umwami yari yashyizeho Teka nk'umuntu ukomeye wa kabiri kuri we. Abaturage barabimenye batangira gushidikanya. Ntabwo yari yigeze avuga ku gikomangoma cya kabiri ngo wenda avuge ko bafatanya kuyobora akaba yamuha umwanya ukomeye mu bwami, ahubwo we yawihereye Teka ari umugaba w'ingabo. Icyakora byari bisanzwe ko umugaba w'ingabo yazamurwa mu ntera akaba yagirwa nka minisitiri w'intebe. Bamwe barabyumvaga, ariko abandi ntibabyumvaga neza ko yari akwiriye kubigenza uko yari yabigenje. Umwami rero watangaje ko atazayoborana igitugu, yasabye Teka kumuha urutonde rw'abantu bakwirakwije ibihuha. Abo nta bandi yazanye batari Bekari na bagenzi be. Mu bo Bekari yaganirizaga hari harimo uwahawe isezerano na Teka ryo kumuhemba ntamuha amakuru neza. Abo bose bashyira umwami Takeshi wari ugifata ingoma, harimo abasirikare barindaga Rizande n'abarindaga Rijave babiri, ndetse n'uwo mujyanama mukuru. Abo bose umwami Takeshi yategetse ko baterwa inkota mu nda. Bahise bicwa, kandi amakuru aramenyekana ko abagambanyi b'ingoma nshya bishwe. Mu rugo kwa Rizande yabwiye umuhungu ati, mwana wanjye, impamvu baroze so nuko yashakaga kugushyingira Rabeyi. None rero ubwo bifuje kukwica batarafata ubwami, ubu noneho biroroshye ko babikora kuko babufite mu biganza. Kubw'ibyo shaka uko ucika hano ibwami, uhungire kure cyane, dore batangiye no kwica abo bakeka ko badashyigikiye ingoma yabo. Utabura byose nanjye nkakubura, kuko upfuye nagukurikira, niweho nsigaranye. Rijave yumvise ari byo, afata abasirikare be bake bari basigaye, yongeraho abandi bari inshuti ze, bahita bacikana muri uwo mugoroba. Yaramaze kubona ko nawe yashoboraga kwicwa, kuko Takeshi yari afite byose mu biganza. Bamwe yatangiye kubakoramo akabica baziza gutambutsa amakuru gusa. Mu gitondo cya kare Takeshi yatumyeho Rijave ngo ashaka ko baganira. Abo yamutumyeho bagiye kumureba baramubura. Yararakaza kubaza Rizande impamvu yari ari guhisha umuhungu we ntareke ngo baganire, anamuha umwanya mu buyobozi nk'umuhungu bahuje amaraso ya se. Rizande yaramubwiye ati, nyagasani, umuhungu wanjye sinzi aho aherereye, nanjye namubuze. Takeshi yanze kubyemera, aramubwira ati, wasanga muri kugambana, mukaba mushaka kunyubikira mukigarurira ingoma. Nutavuga ahari urabura umugambanyi, ntuzava mu nzu y'imbohe. Bahise bamufunga ako kanya. Yategetse ko bashakisha ahantu hose, bakareba mu byumba no mu nguni zose, ahashoboka n'ahadashoboka, bakareba ko bamubona, kandi mu nzu y'imbohe Rizande agakomeza gutotezwa, bakamubuza amahwemo, gusa ntibamwice, bakavuza aho umuhungu we yagiye kugambanira. Ibyo byose barabikoze. Rizande batangira kumufata umutwe bakawushyira mu mazi, yajya kubura umwuka bakamukuramo, bakamubaza aho Rijave aherereye.
bakomeje baryanga kuhavuga, Takeshi abategeka ko bamuzirika amaboko bakamumanika mu kirere agakubitwa aziritse kugeza avuze aho umuhungu we ari. Barabikoze bamuzirika amaboko, bakurura umugozi amaguru ajya mu kirere, nabwo ntiyavuga. Abamukubitaga batangiye kumugirira impuhwe, babonaga arengana kuko atarazi uwo umwana we ari. Rijavi yari mukuru, nawe yarashoboye gucika atanabwiye nyina. Ahubwo bo baratekerezaga bati iyo aba uri bumubwire ko agiye kubikora yari no kumucikana. Takeshi yabonye agiye gupfa ahavuze, ategeka ko bamuhambura bakamuvura ibyo bikomere, ariko ntibamukure mu nzu y'imbohe. Gukubita uwo mubyeyi wari ungana na nyina, ariko bakabura uko bagira bahagarikiwe n'umwami Takeshi hamwe na minisitiri w'intebe Teka wahoze ari umugaba w'ingabo. Takeshi yarahangayitse, yumva ko byanga bikunda Rijavi yagiye mu banzi akaba agiye kugambana. Yasabye abasirikare be kwihuta bagatangiririza ku mipaka bakareba ko babona aho yanyuze, haba mu bice byo ku mutware Bayiro, ni ukuvuga ku mupaka wo mu bwami bwa Tibote hose, no ku mipaka yo mu bundi bwami burimo n'ubwa Sonake. Yohereje abasirikare bo kujya kureba ko batabona Rijavi ngo bamugarure bamwice atarajya kugambana. Kubura ibwami byari biteje inkeke, kandi ari umwe mu bifuzaga kuzaburagwa. Mu rugo kwa Tibote yakiriye umushyitsi ukomeye cyane kurusha abandi bose yagiraga. Uwo mushyitsi abenshi ntibari bitaye ku kazi yakoraga, bamufataga nk'umuntu usanzwe, nyamara kari gakomeye cyane. Rimwe Tibote yigeze kumva amakuru ko Riyadeki yari ari kugura abagaragu bo kumukorera ibwami, kandi kari gushaka abasore bameze neza badafite gahunda yo gushaka abagore vuba. Icyo gihe yari amaze igihe kinini ayobora, abahungu be bamaze gukura. Izo ntumwa za Riyadeki zaravugaga ziti abo basore bazaba ibwami bazabaho neza ari abagaragu. Adatindiganyije, Tibote yohereje bimwe mu basirikare be amusaba kwiyoberanya akajya ibwami nk'ushaka akazi ko kuba umugaragu. Akigeraho bamwakiranye yombi, bamushyira mu bantu baherezaga umwami mu gihe yabaga ari mu nama cyangwa ari ahandi hantu. Uwo musirikare yoherejwe mu rwego rwo kujya kuneka amakuru. Si uko Tibote yifuzaga kuzatera Riyadeki, ahubwo nuko yakekaga ko ashobora kuzamwiterera. Riyadeki yarakomeye cyane mu bya gisirikare, ubwami bwose yari gutera ntibwari kumuva mu nzara. Tibote wari uzi ubwenge yasabye uwo mugabo kujyayo kugira ngo ajye amenya amakuru yose, nimba bari guteganya kumutera azaza ahita abimubwira hakiri kare, abe yakwitegura niyambaza ubundi bwami Riyadeki naramuka amuteye azamutera azi ko amutunguye asanga yaramwiteguye kare. Si uko Tibote yashakaga intambara, ahubwo ko ari ukwirinda ko Riyadeki azayimushoza amutunguye. Uwo musirikare yamubwiye akantu ku kandi, ahereye ku kuntu Rijavi akerekana umukunzi we Rabe Takeshi yamukunze, uko yagambanira Rijavi ngo arebe ko yamusigarana, uko umwami yabimenye agashaka kubakorera ubukwe ngo ahime Takeshi, uko Takeshi na nyina Dajina bahisemo kuroga umwami, ageza no ku gucika kwa Rijavi. Yarengeje ati navuga ko byose biturutse ku mukobwa wa Bayiro, kuko ngo icyo umwami yazize ni ugushaka gushyingira umuhungu we wa kabiri, umukuru ahari kandi akunda uwo mukobwa Rabeyi. Umwami Tibote yamaze kubyumva aramubwira ati ubwo haje umwami mushya, genda namwe ukomeze unekera amakuru uba umugaragu mwiza imbere yabo. Ikibabaje ni uko wenda utazakomeza kuba umuhereza w'umwami ngo wenda ujye wumva ibyo baganirira mu nama nk'uko byari bimeze, ariko ujye ukora akazi kawe uko ushoboye, amakuru yose wumvise uhita uyazana, cyane cyane ahereranye n'ibyo batuvugaho byose. Uwo mugaragu mu gihe yabaga ari ibwami kwa Riyadeki, mu gihe yabaga amuzaniye amazi cyangwa divayi ari mu nama, abatanga ibitekerezo bakomezaga kubitanga, kandi hari ubwo inama yabaga ihagaze hirya gato ngo umwami inama ari biri mu gikombe ahita yandurura ntanamukenera mubone hafi. Abahereza rero babaga bazi biri kuvugirwa mu nama kuko batafungaga amatwi ngo nuko baje guhereza. Uwo rero yari yarahiriwe abona uwo mwanya, gusa ku yindi ngoma ntiyari azi ko byari gukomeza akaba umuhereza wa Takeshi. Yasubiyeyo Tibote asigara yishimiye ko amakuru yaramenye igihe. Burya nta nubwo amakuru yari yakageze hanze y'igihugu. Takeshi rero akoze uko ashoboye kose ntiyagera kure mu gihe gito, nibwo Tibote yari abimenye. Ku rundi ruhande Bayiro nk'uko yari yabibwira Beka atamushyingira Rijavi byavugaga ko arwaragurika akanyara ku buriri kandi ari umusore, yagiye kugisha inama Tibote kuko atemeraga neza ko baba bamubeshyera. Yagiye ataramenya amakuru ko burya Riyadeki yamaze gupfa, ko Takeshi ari ufite ubwami mu biganza. Inama Tibote yari kumugira niyo yumvaga ari bukurikize, akaba yakwemera ko Rijavi abana na Rabeyi. Yagiye kureba Tibote, ageze yasanga afite amakuru yose, ahubwo niwe yamwihereye aramubwira ati ubu Takeshi yabaye umwami, tawe utegereze ibyo azakubwira, kuko Rijavi ntiwamumushyingira na gato ngo bikunde mu gihe umwami Takeshi nawe amwifuza. Inama nakugira niyo kubanza kumva neza icyo umukobwa wawe yifuza. Ukwiriye kumenya niba yahara Rijavi, uretse ko binagoranye ko ubukwe bwabo bwaba mu gihe Takeshi atabishaka. Bayiro ati njye byanshimisha abanye n'uwo yakunze, gusa nanone sinapfa kwizera ko Rijavi bamubeshyera katarwaye izo ndwara zose. Tibote ati amakuru ndayafite, Rijavi ntarwaye pe, baramubeshyeraga, ariko umenye ko yamaze gucika. Ubu ntawe uri ibwami, bamushakiye ahantu hose baramubura. Urumva ko ashobora kuba yahungiye mu bundi bwami? Bayiro turantangaje, ubundi amakuru yose yamenye ute? Tibote yanze kubimubwira, wa musirikare wari warigize umugaragu niwe wari wamusobanurira ibintu byose byaberaga ibwami. Icyo mumanika atari yamubwiye kuko atarakizi neza, naho Rijavi yari yahungiye honyine.
Bayiro yasubiye iwe kugira ngo ategereze icyari gukurikiraho. Icyari cyamujyanye kwa Tibote ko ari kugira ngo amugishe inama amenye niba yakomera gushyingira Liadek umukobwa akabana na Rijavi, nyamara uwo Liadek yari yarapfuye, Rijavi yaracitse ibwami, Takeshi ari we uyoboye kandi yifuza umukobwa we. Nta kindi yari gukora usibye gutaka bimenyesha umukobwa we agatuza. Igitunguranye yageze mu rugo yakirizwa inkuru mbi. Bamubwiye ko umukobwa we yashimuswe n'ingabo zo hakurya mu bwami bwa Liadek bwari buyobowe na Takeshi. Abasirikare ba Takeshi baraje bamutumaho intumwa bisanzwe azagira ngo ni amahoro, ahageze bahita bamutwara. Bayiro byaramusajije arababaza ati byagenze bite kugira ngo bagire ubwo bamushimuta. Abo baje bati bwa mbere haje abasirikare bamutumaho bamubwira ko bari kumwe na Rijavi, kandi koko Rijavi yari ahari, bari kumwe. Yagiye baravugana bamanukana mu bice byo hepfo bisa nk'aho amuherekeje, bamaze umwanya munini agaruka wenyine asubira mu rugo. Hashize iminota mike abandi basirikare baraza batumaho Rabei, agenda akeka ko wenda ari abaje ku ruhande rwa Rijavi bari bahoranye. Yabageze imbere bamufata tureba, bamufunga umunwa bakoresheje ibitambaro ngo adasakuza, bamushyira mu igare basubira inyuma. Bayiro wari utuye ku mupaka ari we mutware waho yabuze icyo gukora. Nk'umutware nubwo arafite ingabo zihagije ntiyari kujya gutera ubwami bwose bwa Takeshi ngo aboneshe. Uretse nawe ubwe n'ubwami bwose bwa Tibote ntibwari kumubasha kuko Takeshi yari afite ingabo zitabarika. Buri musore wese wagiraga imyaka y'ubukure yabaga ashobora kuba umusirikare. Hari itegeko ko mu rugo rwari rwo rwose rwo mu bwami bwe abahungu bose bavutse mu rugo rumwe kimwe cya kabiri cyabo bagombaga kuba abasirikare. Uko niko byabaga bimeze. Umuryango wavukagamo abana 4 b'abahungu, 2 babaga abasirikare, uwavuyemo 5, 3 bakaba abasirikare, uwavuyemo 3, 2 bakaba abasirikare. Iyi mibare y'abahungu bo mu muryango yabaga itagabanyikana kabiri, abenshi babaga abasirikare. Ibyo byatumaga ubwami bugira abasirikare benshi cyane kandi bakiri bato, ndetse bagahora bahabwa imyitozo uko bwije n'uko bukeye, atari uko bitegura urugamba gusa, ahubwo byarabaye nk'umuco. Nta bwami bwari bwaragerageje ibintu nk'ibyo ku buryo bwari kwigereza gutera Liadek cyangwa Takeshi wari uriho. Bayiro yaribwiye ati byanga bikunda umukobwa wanjye agiye gufatwa ku ngufu, abandi no badakunda. Nta bwami bwari bwaragerageje ibintu nk'ibyo ku buryo bwari kwigereza gutera Liadek cyangwa Takeshi wari uriho. Bayiro yaribwiye ati byanga bikunda umukobwa wanjye agiye gufatwa ku ngufu, abandi no badakunda. Ariko se ko Tibote yambwiye ko Rijavi yabuze ibwami, nkaba numvise ko yanavuganye n'umukobwa wanjye mbere yo gushimutwa, aho ni baba bamufashe ko wagira ngo ubwo bari bamukurikiye. Ibyo yabitekereje asubira kwa Tibote. Ifarashi yari yagiyeho yarahinduye agendera ku yindi yihutaga cyane kuko umutima niho ari hamwe. Yifuzaga ko Tibote agira icyo amubwira akamufasha gukemura icyo kibazo. Yagizeyo hagira cyane, umwami ati bigenze bite kugarutse wiruka? Nawe umwana wanjye Rabei bamushimuse. Umwami Takeshi ngo yohereje ingabo ziza kumutwara, kandi ngo bamutwaye amaze kuvugana na Rijavi. Tibote yaramubwiye ati tuza ntukomeze guhangayika cyane, umukobwa wari mu maboko meza, ari mu maboko y'umuntu umukunda. Byanga bikunda Takeshi nubwo ari umusazi bigeze he ntiyakora iryo kosa ngo yime umwanya wo gukorerwa ibirori byo gushaka umugore. Bayiro ati none ubwo mbifitemo iyihe nyungu? Nawe ati humura, umukobwa wawe ubu ni urufunguzo rwo kukugeza ibwami kwa Takeshi kandi ukagenda nk'umunyacyubahiro. Takeshi kuko yaramukunze, nta nubwo mu kumushimuta babanje kumukubita, bamutwaye neza cyane. Agiye kuba ari ibwami babe baganira niba koko barigeze kuganiraho, amusabe kumubera umugore ku neza. Bayiro ati Rabei azabyanga, Takeshi amutegeka kumubera umugore ku ngufu. Tibote tuzaba waramaze kugerayo. Wowe kuko uri se w'umukobwa uzajya ibwami uri ku ruhande rw'umwami, umubwire uti nifuza kumbwira ibisabwa tugategura ubukwe bwiza cyane. Umukobwa we naramukwemereye, ibyo azabyishimira, na Rabei abone nta yandi mahitamo abyemere. Bayiro ati ndabyemeye nzabikora kuko njye nubwo yabana na Takeshi ntacyo bimbwiye. Tibote ati hoya kandi sinakugira inama ngo umukobwa wabane na Takeshi. Numvise abantu yisha barenganya, numva ari umugome ushobora no kudutera. Wowe ntuzaba ujyanywe n'ibyo, uzabivuga gusa kugira ngo umujijishe kuko wowe uzaba ugamije kuganira na Rabei. Si kera urahita ugenda usabe Takeshi kuvugana n'umukobwa wawe nyuma yo kumwemeza ko witeguye kumumushyingira. Rabei arakubwira aho Rijavi aherereye niba koko bavuganye. Nahakubwira uzajya kureba Rijavi umubwire ko umukunzi w'ibwami bamushimuse kandi ko witeguye kumufasha mukamubohoza ukamumushyingira. Ibyo bizatuma Rijavi yemera kumubohoza niba koko amukunda. Uzamubwira ko ngiye nk'umwami Tibote niteguye kubaha ubufasha tugatera ubwami bwabo, kuko buriya Rijavi amenyereye ko ubwami bwa Liadek burwana, azadufasha dutsinde Takeshi cyane ko atazabura abasirikare bamurwanirira. Nawe n'igikomangoma buriya afite abasirikare yasaba kumushyigikira bakabyemera. Natsinda uzamushyingira umukobwa wawe, noneho kuko ubwami buzaba bugiye mu maboko ye, twishimire ko amahoro agiye guhinda hagati yacu n'ubwami bwahoze ari ubwa Liadek. Bayiro yemeye iyo nama ahita amusezera haragenda. Ibwami ho Rabei yarahagejejwe bamushyira mu cyumba cyiza cyane cyari kirimo abaja bane bo kumwitaho bakamuha icyo ashaka. Babanje kumuha amazi yo gukaraba, bamuha imyenda yo kwambara, baramubwira bati humura ntabwo bagushimuse, ahubwo umwami yagutumye abasirikare abasaba kukuzana uko byagenda kose.
kuko baketse kuri bubyange wenda nicyo cyatumye bakuzana uko bakuzanye. Wihangane umwami ari bubahane kandi ntuhangayike, numara kuganira nawe ari buguherekeze usubireyo. Rabe yari yatuje nta kugaragaza agahinda na gake mu maso. Yiyitayeho arisukura, yambara iyo myenda mishya, bamuha ibyo kurya aririra, anaryama ku buriri bwari aho, atangira kuganiriza abaja babaza amakuru yambaye na njyahe. Yari yaganiriye na Rijava imbere, ntabwo ubona buke yari afite, ahubwo yifuzaga kubakuramo amagambo akamenya amakuru menshi cyane birenze ibikenewe. Abo baja nabo baratunguwe kuko umuntu bibwiraga ko agiye kugira agahinda bakagerageza kumuhumuriza, niwe rutangiye kubaganiriza nkaho nta cyabaye. Mu gihe yarakiri aho, abasirikare bazanye inkuru nshya ku mwami Takeshi. Bamwe mu baje bagatwara Rabeye babanje kuzenguruka ku mupaka wo hafi aho ku mugezi. Bageze hepfo kure babona imyenda ya Rijava yuzuyeho amaraso ku nkengero z'uwo mugezi watembaga. Bafashe ikanzu babona utobagujwe inkota kandi muri ibyo bice bitobaguye hariho amaraso. Byasaga neza nkaho yari yambaye, bakamutera inkota 8 mu nda, izindi enye mu mugongo n'izindi 6 mu mbavu. Ikanzu yari iriho imyanya y'inkota 18 kandi yuzuye amaraso. Inkweto nazo zarahuzuye amaraso ndetse rumwe rwacitse. Umwitero nawo wari uriho amaraso, hari n'agakapu yakundaga kugendana. Iyo myenda Takeshi yarayizi, yarayirebye abona ko umuntu wari yambaye yishwe. Gusa yarababajije ati mwigeze mubona umurambo? Nabo bati nta murambo twabonye, ahari wenda waguye mu mugezi kuko aho hantu twasanze imyenda hari amazi maremare cyane. Ariya mazi ashobora kuba abamo ingona. Birashoboka ko abamwishe bamunazemo zikamurya kuko twahageze tubona amaraso menshi ku byatsi bikoze mu mazi wagira ngo yatanyagurijwe. Takeshi ati n'umugezi utemba, ubwo se tuvuge ko wamutembanye? Nabo bati birashoboka, gusa aho hantu nyine ni ahantu harehare cyane mu bujyakuzimu ugereranyije n'ahandi ruguru. Takeshi ati nta kibazo, sinari nakagiye kuvugana na Rabeyi. Iki kiraba ikimenyetso ko Rijava yamaze gupfa kuko iyi myenda niyo yajyanaga kumureba. Biratuma yemera ko tubana ko neza kuko ari kumubera umugabo araba yapfuye. Iki cyaba gihamya ko yapfuye, ariko siri kwiyumvisha ukuntu umurambo we waba wabuze. Mu gihe ndaba ngiye kwifashisha amakuru nkereka Rebeka akwiriye kwemera tukabana kuko ari kuzaba umugabo batakiriho, nimusubire ku nkengero z'uwo mugezi mushakishe ko mwabona umurambo we. Mumanuke hepfo, mujye ruguru, mujye mu mazi, mushakishe mpaka mubonye igihamya ko yapfuye. Kuko niba yapfuye yaba yishwe n'abasirikare bamuherekeje acika, keretse niba yishwe n'abarinda ku mupaka ruguru bakaba bamumanukanya aho hepfo kure. Nabo mubegere mubabaze niba atari bo bamwishe. Ngiye kubaha abandi basirikare bo kubaherekeza. Nimutabona umurambo we, namwe barabica babanage mu mazi. Mugomba kuza muzanye cyangwa se mugasigara muri uwo mugezi muri abapfu. Bicujije kuba bari bamuzaniye iyo myenda kuko byanga bikunda bari kwicwa. Ntabwo bari bizeye ko bari buze kubona umurambo. Bayiro nawe yari mu nzira za kuvugana na Takeshi ngo amubeshye ko yiteguye kumushyingira umukobwa we, nyamara agamije kuvugana na Rabeyi ngo amwibira akabanga k'aho Rijava aherereye, none hajye kumureba musabe ko bamubohoza. Naha dusoreje igice cya 4 cy'inkuru y'abahungu babiri b'umwami bakunze umukobwa umwe. Abo bahungu ni Rijava na Takeshi bakunze Rabeyi. Birakekwa ko Rijava yapfuye, Takeshi ni umwami kandi yamaze gushimuta Rabeyi. Niki wifuza ko kiza mu gice gikurikira? Ntucikwe n'igice cya 5.